mwatangira mutubwira igikorwa mwinjiyemo ese mukinjiyemo ko shobora kangahe ibyo mutanze bigenewe bande bigiye guhabwa abangana iki? Nitwa Bishop Mugisha M Samuel, abaringiye Bishop wa Diyosezi ya Shyira. Iki ni icyiciro cya kabiri twongeye gukusanya inkunga ihuye na miliyoni hafi 5 kugira ngo tugere ku bakristo bacu bari mu bucidikoni. Ubwa mbere twarebye abana dufatanije na Compassion hamwe n'ubucidikoni bwa Gakenke. Ubu rero twagiye mu bundi bucidikoni hirya muri Burera, Nyamutera na Gitare. Ubwo rero twashoboye guhuza toni 2 z'ibishyimbo, toni 2 z'umuceri, toni 2 za kawunga n'amakarito menshi cyane y'amasabune kugira ngo dutabara abakristo bacu. Ibyo dufite bikeya tubisangire kandi tubisaranganye. Munateganya ko bigera ku bakristo bangana iki? Ibi biraza kugera ku bakristo benshi cyane, ntashobora kuvuga umubare kuko buri akidikoni twamuhamagaye dufite abakidikoni 9 kandi ubukidikoni bwacu buba bufite abakristo benshi cyane. Tugiye gusaranganya turebe ngo buri muntu agize ikintu abona, cyane cyane abababaye kuruta abandi, kuko ntabwo buri muntu muri iki gihe ingaruka zamugezeho mu buryo bungana, ariko ni ukuvuga ngo abo babaye kurusha abandi turabazi, turabatabara, nihagirira n'ikindi cyiza tuzatabaye n'abandi batameze nabi cyane. Umuntu yakwibaza ku nshuro ya mbere mujya kubikora mwarebye muri rusange abaturage bose muri rusange, uyu munsi muri kutubwira ko ari ku ruhande rw'abakristo, mwabitekereje mute? Iyo uri umupasitori nk'itorero tureba abakristo bose, ariko hari abakristo natwe tuba dusengana tuzi ko bafite ikibazo. Ibya mbere byari rusange, ibi rero twarebye abakristo bacu kugira ngo nabo bumve yuko twabitayeho, kuko ibyo tuba twabonye biba byaziye abakristo bacu, ariko ni ngombwa ko tubisangira n'abandi. Twamara gusangira n'abandi natwe tukibuka n'abacu mu nzu yacu. Hanyuma nibyo ni ku nshuro ya kabiri muri gufasha abantu mu kubabonera ibyo kurya, ariko nanone turacyari mu gihe cy'ibyumweru 2 dutegereje ko mu by'ukuri iki cyorezo cyagaragaye mu Rwanda cyasa n'icyagabanutse. Abakristo banyu muri rusange murimo kubasaba iki muri ibi bihe, muri iki gihe cy'ibyumweru 2 twongerewe? Umukoro wabo ni uwuhe? Icyo muri kubasaba nk'itorero rya E.A.R ni iki? Abakristo bacu turabasaba ngo bakomeze kwirinda, bakomeze gukaraba intoki, birinde ingendo zitari ngombwa. Twamenye yuko hari abantu barimo kuva i Kigali bagera Shyorongi bakava mu modoka bakaza n'amaguru, ariko ikintu ushaka kubwira abakristo bacu ni uko umuntu umwe winjiye mu muryango ukarwara, uwo muryango wose urarwara. Iyi ndwara irakomeye, ishobora kukuvaniraho umuryango wose. Tukaba tubasaba ngo mwirinde, mukomeze kwambara agapfukamunwa, mukomeze gukaraba intoki, kandi mwirinde abantu mutazi aho bavuye, abashyitsi batari ngombwa, no kwegerana cyane. Bivuge ko izi ngendo zitari ngombwa muri kubasaba ngo bagume aho bari muri ibi bihe dutegereje ko bafungura ibindi bikorwa, ari nayo mpamvu muri kubashakiriza inkunga kugira ngo zikomeze kubafasha aho bari. Niyo mpamvu turimo kuvuga ngo umuntu ko kumerewe nabi tugira icyo tumuha, ye gusohoka mu nzu avuga ati aho kwicwa n'inzara reka nicwe n'indwara. Abo rero turabazi. Buri torero rifite abantu baryo, buri torero riho rirakora uko rishoboye rigere ku bantu baryo. Niyo mpamvu natwe twavuze ngo reka twegere abo tuzi, tubatabare batarasohoka mu nzu. Murakoze cyane.